iyogezabutumwa cyangwa iyamamazabutumwa. Evangelization mu gifaransa no mu cyongereza. Iyogezabutumwa cyangwa iyamamazabutumwa ikubiyemo inyigisho ngari cyane, rigari cyane, twashobora kuvuga ko ari inyanja. Tukaba rero harimo ibyo bice bibiri, hari ibice bibiri by'ingenzi. Hari ukumenyesha Kristo abantu batari bakira, batari bamenya ivanjili, batari bamenya Yezu, batari babatizwa. Hakaba noneho no kubafasha gucengera inyigisho zo kwemera. Ibyo akaba ari kateshezi, inyigisho za kateshezi. Iyogezabutumwa rero twifashishije gatigisimu twavuga ko ririmo ibice bine. Hari ukwamamaza ukwemera, hari uwo dusobanura amahame y'ingenzi, hakabamo guhimbaza ukwemera, liturujia, hakabamo inyigisho zirebana n'ubuzima muri Kristo, shingiye ku gukurikiza amategeko y'Imana, hakabamo n'isengesho. Mbese inyigisho z'iyogezabutumwa ziri muri ibyo bice bine by'ingenzi kuko bikubiye muri gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. Murakoze.